9 umurongo wa 4 niwo twasomye. Aravuga ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, kwira ni igihe umuntu abasha gukora. Amena. Nanone wowe mwene data turi kumwe Eric, Imana igumugisha nawe ndakwakiriye. Amena. Asante. Biba binagoye kugira ngo umuntu avuge abandi basa nkaho batamwumva kandi barimo bamwumva, ariko wowe usaba abantu bose bikagaragara kuko baduteza amatwi. Yego. Fasha gusoma niba ufite Bibiliya hafi kandi utayifite nanone twakomeza. Muri 9 muri Luka, ni Luka ndabucara ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ni ibice 15 umurongo wa 19 n'uwa 20 wonyine. Luka 15 umurongo wa 19 haravuga ngo ntibikwiriye kwitwa umwana wawe mpaka mbe nk'umugaragu wawe. Yego. Arahaguruka ajya kwa se, agituruka kure se aramubona, aramubabarira, arirukanka, aramuhobera, aramusoma. Amen. Ejo twavuze ko turimo tuganira ku ijambo rivuga gukorera Imana mu gihe cyacu. Yego. Twasanze ko abantu babayeho mu bihe bitandukanye, uhereye mu kuremwa kw'isi cyangwa umuntu wa mbere wabayeho kuri Adamu na Eva, babayeho mu gihe cyabo kandi bahabwa inshingano bagombaga gukora. Bibiliya itubwira ngo Imana ibashyira muri Edeni, ibabwira kurya imbuto zose zari muri iyo Edeni, muri iyo ngozi, kandi bategeka no kuyishingira. Ariko ibabuza igiti kimwe, ibaha amabwiriza yo kuba muri iyo ngozi. Ntabwo yabashize ngo ize kubaterera gusa ngo ibabwire ati nimugende mwibereho gutya. Yabaremeye ibyo kubatunga, ibaremera ahantu heza ho kubaho, ibarema ibishimiye, kandi bahagutegeka ibintu byose, ariko ibaha n'amabwiriza bagomba kugenderaho, bagomba gukora mu gihe cyabo. Yego. Turabizi amateka uko byaje kugenda, ariko simbitindaho. Nanone tugasanga hari ibindi bihe zabayeho z'abandi bagaragu b'Imana bagendanye n'Imana, kandi Imana ikabashima, ikabarata, ikabavuga, ikababona n'abo kwizera. Twavuze ba Nowa babayeho mu gihe cyabo, Imana ikabona ari ufite gukiranuka gusa muri icyo gihe. Abari batuye b'icyo gihe ibona ari Nowa wenyine ufite umutima ukiranutse. Imana nanone imuha amabwiriza yo kubaka inkuge. Yego. Hariya twavuze mu Baheburayo ukuntu hazavuga izo kwizera, izo ntwari zo kwizera. Imana ikavuga ngo kwizera niko kwatumye Nowa atinya Imana, amaze kumenya ibizaba ngo bitume yubaka inkuge. Yego. Ntibyari ibihe bimworoheye. Ejo twabaye nk'ababivugaho, turavuga ngo dutekereze ukuntu umugabo w'umusaza ntituzi imyaka yari afite, iwe yari yaranahawe gusa kuvuga ngo ategereze, yari yarahawe umurimo wo gukoresha amaboko yiwe. Yirirwaga asatura imbaho, yirirwaga yikorera ibiti, yirirwaga akora. Kandi abantu bo muri icyo gihe bakabona ari nk'umuntu wavangiwe. Hari indirimbo twavuze ngo uko bamurebaga niko bamusekaga, ariko ntizamuciye intege, yakomeje gukora umurimo mu gihe cye, arakiranuka. Yego. Ntabwo yarebye ku bandi bantu ngo avuge ati aba bantu turi kumwe nibo benshi kandi ko baravuga aya magambo, sinaba naravangiwe, sinaba ndimo nkora ni ibiki. Imvura icyo gihe nta mvura yagwa. Imvura ivuye hehe? Yigeze ashobora,
yakomeje kumva ijwi ry'Imana rimurimo, arakomeza arakora mu gihe cyiwe. yego Ariko Imana iramuhamya nyuma, yandikwa mu ntwari z'Imana zabashe gukora inshingano zabo kuko bikwiye. Ni benshi twagiye tuganiraho, twavuzeho tugera no ku buzima bwa Yohana Umubatiza. Yohana Umubatiza wavutse mu gihe kigoye, wavutse ku babyeyi bari barabuze umwana bashaje, ariko ngo bari abakozi b'Imana. Zakariya na Elizabeti bari abagaragu b'Imana bakiranuka, bizera Imana. Noneho ngo umunsi umwe Zakariya agiye mu mirimo y'ubutambyi, aza kuhahurira n'Imana, amubwira ijambo ryiza ry'ihumure, yego kuko nawe agiye kubyara umwana. Imuvugaho amagambo menshi, ivuga ko umwana uzamubera umunezero n'ibyishimo. Imuvugaho ko benshi bazishimira ivuka ryiwe. Ivuga ko azahora imbere y'Imana iteka ryose. Ndetse bavuga ko azuza umwuka wera uhereye mu buto bwiwe. yego Umwana nk'uwo wari uvutse mu rugo rukeneye abana, urugo rumwishimiye, umwana bari babonye botuma wari gufata za gahunda zindi zo mu ngo, kuko natwe tubibona iyo umuntu abonye umwana babonye ikimucungura. Wari waravuzweho amagambo menshi, wari utegerejwe cyane. Ariko amaze kuvuka, umwuka w'Imana umutuma kugenda mu butayu, agenda arangurura ijwi avuga ngo nimutunganye inzira z'Uwiteka, mugorore inzira ze. yego Ubuzima bwe bubuko, arakomeza arabwiriza, arabatiza mu gihe ciwe, ahamya Yesu. Ni nawe wabatije umwami Yesu, abona Yesu aramubatiza, abona Yesu ukuntu umwuka w'Imana wamumanutseho umunsi yabatizwaga, kugeza afashwa agashyirwa mu nzu y'imbohe, bakamuca umutwe. Ndetse umunsi umwe ngo atuma kuri Yesu, aravuga ati ariko ni wowe cyangwa n'uwundi? yego Yesu nawe ngo ntiyamusubiza bijyanye n'uko yarasa n'ibyo yari atekereje, amubwira imirimo irimo ikoreka, amubwira ko ibipfamatwi birimo byumva, amubwira ko ibirembo birimo bigenda, amubwira ko ibiragi birimo cyangwa se ibimeme birimo bivuga. yego aba ariko tuma intumwa ziwe. Yohana arapfa, ariko apfa agikomeje inshingano ziwe, atarava ku nshingano ze. Mu gihe cye arakomeza yizera Imana. amena Izo nizo twabaye nk'abaganira, kandi dusanga umuntu wese, nubwo rimwe na rimwe umuntu azagitekereza ko ibihe arimo ari byo bigoye, ariko Imana yose kugira ngo ituremere ngo ikureme muri iki gihe cyawe. yego Cyaba cyitwa igihe kigoye, cyaba cyitwa igihe cyoroshe, ariko ni igihe, nicyo gihe cyacu, nicyo gihe cyawe, nicyo gihe tugomba gukorera mu Imana. Ijambo ry'Imana rero rikatwibutsa ngo natwe mu gihe cyacu twoye kurangara, twoye gusamara, dukore. Iki nicyo gihe cyacu, nubwo ari igihe cy'intambara, nubwo ari igihe cyo kwangwa. Buri munsi twitwa, buri munsi tugira ibibazo bitandukanye, no mu kanya twarimo tubisengera. Ejo twumvise izindi nkuru zibabaje iwacu muhira aho dukomoka hatewe, bigakomeretsa imitima cyane. Ariko nubwo ari uko ariko bimeze, nicyo gihe cyacu tugomba gukora umurimo Imana yaduhaye. yego Mu ncamake, kugira ngo dukomeze isomo ryacu ry'uyu munsi, nibyo twize ejo, twibukanije izo ntwari, abahungu b'abasore b'abanyagano batabashaga kureka Imana yabo, nubwo bari mu buzima bw'ubunyagano, ariko bakomeje guhagarara. Imana ikamenyekana, kugeza igihe umwana wo muri icyo gihugu avuga ngo Imana ya Daniyeli niyo Mana yo kwizerwa, niyo gusenga.
Amen. imana ya Meshaki na Abedenego niyo mana bakamira bakayivuga Yego. kubera kuko mu gihe cyabo babashije kubikora neza, babikora mu gihe cyiza, babikora no mu gihe kigoye, ndetse bemera no guhara ubuzima bwabo barapfa, ariko barakomeza mu gihe cyabo baragaragara, nyuma barahanwa, imana irabahamya. Twasanze ko Yesu nawe yahamije Yohana nyuma y'urupfu rwe, ngo aravuga ngo mu babyawe n'umugore ngo ntawe umeze nka Yohana umubatiza. Amen. Uyu munsi rero natwe muri iki gihe cyacu nagize ngo twibukanye inshingano nkuru twasigiwe. Hari inshingano twasigiwe. Abana iyo bagiye ku ishuri, ubu ngubu nta bana ngifite biga primaire bari muri secondaire, ariko ngifite abana biga kuri primaire birirwa mu ishuri bakiga amasomo menshi, kandi namwe murabafite muzamubabona uko biza bigenda. Ariko bagira ikintu baza babahira tashe, nubwo abafite kuzasubira muri ya masomo yandi, ariko baza bamuha umuko homework, Yego. cyangwa se devoir ku bantu batumva icyo tuvuga. Baza bamuha umukoro, bakamuha homework, bakamubwira ngo muze wiriwe wiga uyu mukoro turawugwaye, kandi ejo mu gitondo uzaze wawukoze. Umwana akagenda, iyo atawukoze baza bamuha igihano gikomeye. Ariko iyo aje afite homework, afite uwo mukoro, ntabwo azaryama atarawukora. Akana kacu gatoya kabucura ubu kagiye kuri secondaire, nageze ndo wankicara nawe nta n'iso ndimo mufasha, akaba ubwo bamuha za homework 4, kandi aje bwije akicara agakora. Kaza ndo nkumva mfite kagahinda, uyu mwana iri shuri namushizeho, uyu si umuzigo namushizeho, ariko kambwira ati ejo noja ku ishuri no haseruka gute ntabashije gukora homework cyangwa uyu mukoro naha. Natwe mu ijuru turategerezwa, kandi hari umukoro umwe nyamukuru Yesu yasize avuze tugomba gukora twese kabamenye umwami Yesu. Haleluya. Haleluya. Uwo mukoro nta wundi ni ukuzana abantu kuri Yesu. Ni ukubwira abantu Yesu, ni ukubabwira ko Yesu yabacunguye, ni ukubabwira ko Yesu yabapfiriye, ni ukubabwira ubutumwa bwiza, tukababwirira inkuru nziza natwe twamenye, ituma tuzuka bamwe mu rukerera tukicara, abandi baretse imirimo yabo ni nijoro baricaye ko barategera ijambo ry'Imana. Kuzana abantu kuri Yesu. Yego. Kubwira abantu Yesu. Ese abantu tubana tubabwira Yesu, so twibuka ko uwari umukoro wacu twahawe. Yesu aje kuja mu ijuru amaze kuzuka, ngo yiyeretse abigishwa muri Matayo 28 umurongo wa 18, wenda duhereye aho. Aravuga ngo nahawe ubutwa bwo mu ijuru no mu isi. Ngo nuko mugende, arahindukira arababwira, kiyakomeza kuvuga ibyo yahawe, ahindukira n'abigishwa barababwira ngo nuko namwe mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, kandi bo mubatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Ngo bitondera amategeko yacu. Yesu ashimwe. Amen. Iyi niyo homework yacu. Umuntu wese azaryama menye ko afite homework yiwe, ni ukugira umuntu umwe azana kuri Yesu. Mu buzima bwawe niba urazana kuri Yesu, ugomba kuzihara, ukazagira umuntu umwe ubwiriza akava mu byaha, ukazamuha Yesu umunsi uzaja mu ijuru. Amen. Rero nagize ngo twifashishe inkuru dusanga hano mu gice cya 15 mu butumwa bwiza bwa Luka. Yesu hano mu isi, abanditsi n'abafarisayo bakundaga kumugerageza cyane, bakamubaza amakuru, ariko ari amakuru yo kumugerageza. Noneho bakavuga, bakamushakisha impamvu nishi. Noneho ngo umunsi umwe baravugana ati ariko uyu
muzamuvuga ngo ni umuntu w'Imana ni kutazayegerana n'abanyabyaha abantu b'abanyabyaha babana nabo abana n'indaya abana n'abakoresha bikoro abantu kunene n'abantu dusuzugura nibo azayegera uyu muzamubonamo ubumana gute bashakaga kumupfobya bashakaga kugira ngo bereke abantu ko Yesu atari umuntu mwiza ahubwo yegera abanyabyaha kandi abo yegera nyine niko bakunda bavuga ngo wisunze ifura ngo zimusiga ifuro ni nko kuvuga abagabo ari kumwe azafa nabo ibikorwa bye bizasa n'abariya baba bari kumwe nabo ariko ntibaramenya ko Yesu yazanwe no gushaka icyari cyarazimiye Yesu yari umwami yari azi gusubiza cyane yari azi kumenya ibitekerezo yari afite ubumana bwose ni nayo mpamvu yageze asubiza amagambo akwiye noneho abakira imigani gatetse w'intama yazimiye umwungeri wari ufite intama 100 noneho muri izo ntama 100 ngo imwe icika ku zindi irazimira ariko ngo wa mwungeri asiga 99 ngo aja gushaka ya yindi yazimiye yego Yesu arababwira ngo ndababwira ukuri ngo amaze kuyibona ngo yashyize ku bitugu ngo arayizana ngo ayigejeje mu rugo ngo atumira inshuti ze ngo arababwira ngo nimuze twishimane tunezerwe ngo kuko intama yanje yari yazimiye nongeye kuyibona yego arongera abacira undi mugani w'umugore wari ufite igikeri ciwe yarafite uwo mumama ariko ngo muri izo bikeri 10 kimwe kirataka twebwe tuba hano muri kino gihugu cy'u Rwanda tugira ibintu by'ibikeri ibikeri bikunda gutakara pe kigatibuka nko munsi y'igitanda cyangwa wabagishyize no mu mwenda ntumenye ko tunibuke ko kirimo ariko ngo uyu mumama we mu bikeri 10 yari afite uyu mubyeyi kimwe kiratakara ngo kimaze gutakara ngo aragishakisha ntiyakibona ngo acana itara ntiyakibona ngo arafata umukubuza arakubura ahantu hose ngo kugeza igihe akiboneye ngo amaze kukibona ngo ahamagara inshuti ziwe nawe ngo arishima ngo arabwira ati igiceri cyari cyazimiye nari nabuze cyari cyatakaye nakibonye ni muze yego wamare Yesu aravuga ngo ndababwira ukuri ngo uko niko bizaba mu ijuru ngo ntihagira umwe wihana ngo avuye mu byaha ngo mu ijuru hazaba ibintu byinshi cyane mu ijuru hazaba umunezero ntihagira umunyabyaha umwe wihana izi nkuru sinshaka kuzitindaho ndashaka gutinda kuri iyi nkuru y'uyu mugani wa gatatu w'abantu batatu tuzadusanga muri uyu muryango umwana w'ikirara umwana wasigaye mu rugo n'umubyeyi wabo ariko bakayita ngo ni umugani w'umwana w'ikirara kuko uwo mwana w'ikirara niwe uzuvugwa cyane niwe wabayeho ibintu byinshi byo kuvugwaho yabayeho n'ibintu bibi byinshi ndetse aza gusubira kandi kugaragarwaho n'ibindi bintu byiza yego nagize ngo ariwo tuganira tumugereranya n'ubu buzima turimo bwacu bujyanye n'uyu mukoro twaha bujyanye n'iyi homework we n'umwami wacu Yesu Kristo Bibiliya zitubwira abana babiri bavukanaga bafite umubyeyi ariko ngo umutoya yegera se ngo aramubwira ngo njyewe nk'umugabane wacu data nk'umugabane wacu Isara ni ibisanzwe ababyeyi guha abana babo imigabane yabo yego ariko ngo amaze kumuha umugabane wiwe uyu mwana ngo mu minsi mikeya afata umugabane we wose arawugurisha ngo aje mu gihugu cya kure cy'amahanga
aya ni amakuru tuzi ko ndayasubiramo nyabwira abantu bayazi kundusha bashobora no kuyasobanura neza kurushaho ariko mucamake icyo ngendereye ngo wa mwana ageze niyo yakageraga afata bwa butunzi bwiwe ngo abukoresha nabi ntiyabubyaza umusaruro abukoresha mu buryo butari bwiza buramushirana bumaze kumushirana ngo icyo gihugu kibamo intambara wa mwana agira ubuzima bubi atangira kugenda akora imirimo y'ubucakara atangira kugenda akora imirimo yo gushaka uburyo yabaho nayo ntiyayibona ariko ngo aza kubona akazi kamwe ko gukora mu ngurube icyatumye Yesu avuga ingurube cyari ikizira mu bayuda yashakaga kubereka ko uwazimiye agaragara nk'umuntu urimo ukora akazi kabi cyane ko mu ngurube gaciriritse kandi ndetse kikizira mu bwoko bwabo ariko ngo wa mwana ageze icyo gihe no muri izo ngurube yakoraga ngo akabura ibiryo bakamutegeka gusa kuzikorera ariko ntibamugaburire arasonza agera ahantu ngo yifuze ibiryo by'ingurube bavandimwe hano nturanye n'umuturanyi worora ingurube hafi ingurube zazirya ibiryo bibi yagenda akazana ibikoresho akagenda abizana mu ngo zacu akatubwira ati ibi byo muzaza musiga muza mubishiriramo hano ngaburira ingurube zacu ni ukuvuga ngo ibyo bintu abana bafataga bya bindi bogeje byasigaye ibintu bibi biri mu mazi bitatoranijwe bakagenda bakamena muri cya kintu ciwe bwacya tukabona raje yashize nk'icumweru akikorera cya kidogo akajana agashira ingurube ziwe yego ingurube zazirya ibiryo bibi ariko ibaze umwana ngo agera ahantu yifuza kurya ibiryo ngo guhazwa n'ibiryo by'ingurube nabyo ntiyabibona yari mu kaga gakomeye yego yari mu buzima bubi yari yaravuye mu rugo rwa se yari yaravuye mu rugo kwa ba se barya bagasigaza ariko Bibiliya yatubwiye ngo ageza ngo yisubiramo haleluya amen iri ni ijambo ry'ibyiringiro ngo arongera yisubiramo ngo aravuga ngo ariko kwa data hari abagaragu benshi kandi bazabarya bagasigaza reka nsubire kwa data nimara kugera nzahagera izo ari zo zose nubwo ntemeye nzamubwira ko ntemeye kuba nk'umwana wiwe amfate nk'umugaragu ariko nzaba nk'umugaragu wacu amen yari azi kuko ari urugo rubamo ibiryo abagaragu b'iwabo bazabagaburira ariko aho yari yifuzaga no guhazwa n'ibiryo by'ingurube ntabibona ageze hafi isi aramubona aramwakira aramuhobera aramusoma n'iryo jambo twari dusomye ahangaha ngo aramuhobera kandi aranamusoma amwambika imyenda myiza amubagira ibibyibushe aramwakira ayo makuru niyo nashatse ngo tuganireho reka tubanze turebe uyu mwana w'ikirara amakosa yakoze ikosa rya mbere yakoze nuko yasabye umugabane we wose yarangiza akawukoresha ibintu bibi iryo ni ikosa rimwe rikomeye irindi kosa rya kabiri uyu mwana yakoze ni ukuva mu rugo kuva mu rugo rwa se akagenda akaruvamo uyu mwana iyo asaba umugabane akaguma mu rugo rwa se nubwo ibintu byari kurushiraho ariko yari kuba ari hafi ya se ise yari kumugirira impuhwe n'ubundi dore kuko ababyeyi bahorana impuhwe yari kumufasha yari kumugira inama akamubwira ati rekera aho ngaho reka gukora ibi ngibi ariko ava mu rugo rwa se iri ni ikosa rikomeye cyane sinkunda kureba amafilime niyo sanze abana barimo bareba amafilime sinza byishimira kuko nje ntayakunda ariko hari amafilime nza ndeba y'inyamaswa nkunda kuyareba iyo intare zateye imbogo ziri hamwe
ntabwo intare zishobora kwinjira mu mbogo 50 20 40 60 cyangwa 100 yewe ngo zinjire zifate mwimwe. Ariko hari ukuntu intare zigira uburiganya bukomeye, zikanga iyo hagize imbogo imwe icika ikajya ku ruhande, zikayifata zikayishyira ku ruhande. Ndagira ngo namwe muza mubibona. Yego. Izo filime zazimbabaza nkareba imbaraga z'imbogo, ariko imbogo ntigira ubwenge pi, ikagira umujinya gusa igakomeza ikarwana, intare zikayurira zikayica zikaroza zikayigusha hasi. Kubera iki? Iba yavuye mu zindi, imbogo iba yasize izindi zayo. Uyu mwana nawe kosa yakoze rikomeye ni ukuva mu rugo rwa data, yavuye mu rugo rwose. Natwe dufite bari mu kuva mu rugo rwa data bakagenda, kandi tugakomeza tugaceceka. Irindi kosa yakoze ni ugutinda gufata icyemezo cyo kugaruka kwa se. Mu gihe yari yahuye n'ubuzima bubi, yatinze gufata icyemezo cyo kugaruka kwa se. Ariko hari ibyiza yakoze, uyu mwana mushimira. Yego. Ijambo rya mbere ngo yisubiyemo, yisubiyeho arikosora. Yagize umutima umuhana, yagize kandi gatima ko kongera kumwibutsa Imana, ko kongera kumwibutsa mu rugo rwa se. Natwe hari igihe uzi ugenda ukumva washitse intege, ukumva byabirwa gusenga tukibifite. Ariko iyo haje agatima, iyo haje umwuka, iyo haje igikomanga ku mutima wawe kakubwira ngo nyamara ibuka ibihe byawe bya kera, ugomba kugarukira Imana. Yego. Uyu mutima wa kigabo, umutima mwiza watumye akira, ngo yisubira amenya amakosa yiwe, yibwira gusubira mu rugo rwa data. Afata icyemezo. Amen. Ikindi, afata icyemezo cyo kugaruka mu rugo, arahaguruka. Ntiyabitekereje gusa, yarahagurutse araza. Ijambo rya gatatu ryiza yakoze, yamenye ko yacumuye ku Mana ndetse no ku mubyeyi we. Yageze imbere ya se ngo aramubwira ngo nacumuye ku yo mu ijuru, nawe data ngucumuraho, sinkwiye kuba umugaragu wawe. Bivuze ko yagarutse afite guca bugufi cyane. Iyo tuje ku Mana tukagaruka tukayigarukira dufite guca bugufi, Imana izitwemera uko turi kose, ititaye ku makosa yacu, ititaye ku bibazo byacu. Ariko reka tuvuge kuri uyu mwana wo wasigaye mu rugo, ngo yasigaye akorera se wenyine, asigara mu rugo, aba umwana mu rugo iwe ntiyaruvamo. Afite amakosa yakoze dushobora kuanaliza. Njyewe ndatekereza yakoze muri uru rugo, kandi aya makosa natwe niyo tuzatugwamo kabakozi b'Imana. Ijambo rya mbere, murumuna we amaze kuvuga ngo agiye kugenda, yari ari kumwe nawe hafi, ntiyigeze amubwira inama iyo ari yo yose ngo amubwire ati sigaho izo bintu washaka kujyamo byihore, nubwo ari umugabane wawe, reka tugumane. Nta nama n'imwe yigeze amubwira. Iryo ni ikosa rimwe rikomeye. Ikosa rya kabiri, ntiyitegereza atekereza kuja gushaka murumuna we ngo amenye ubuzima bwe, ngo amenye aho aherereye. Umuntu muvukana, umuntu munsi iberi rimwe, yagiye mu gihugu cya kure, kandi biragaragara kuko yari azi amakuru yiwe. Kuko umunsi ngo yabyishimiye, yamenye amakuru ko yaje, aravuga atari ko uyu mwana wagiye agafata ibintu bye akabyica nabi, niwe wishimiye, niwe wabagiye ibizirusha. Ariko yigeze afata umwanya n'umwe ngo agende aje kumushaka. Natwe niko bimeze, niko tumeze muri kino gihe cyacu. Iyo hagize umuntu utuvuyemo, iyo hagize umukristo umwe udushikaho, akaba umusinzi, akaja mu busambanyi, agatwara inda y'indaro, cyangwa agatera inda y'indaro, agakora ibyaha bibi, tuza tumucira imanza, ntituza tumwegera, ntituza tuja kumushaka ngo tumugaruze neza.
nuko niko tumeze. yego Irindi kosa uyu mwana yakoze, yumvaga agomba kwishimira umunezero wo kuba mu rugo rwa se, akamukorera, akaragira intama ze, akamwumvira, ariko ntiyibuke kuko hanze murumuna wiwe inzara irimo imwica, murumuna wiwe arimo aragira ingurube, murumuna wiwe arimo yifuza guhazwa n'ingurube. Iri naryo ni ikosa dukora. Ntituba dufata umwanya wo kuja gushaka bene wacu, bene data basubiye inyuma ngo tubagarure mu rugo rwa data. Ese mubo uzi baba barateshutse, uzubagarura? Tuza twishimira kuba mu munezero gusa. N'ubu ngubu ahangaha turi kuri uru rubuga turabakanje, ubu twese turakijijwe, nta mupagani turi umuntu ari mu kuririmba. Ejo Dieudonné yaraturirimbiye, kuri Pasteur Dieudonné yaturirimbiye neza, turanezerwa. Uyu munsi Rwiyerekana turirimbiye, twanezerewe. Amagambo y'Imana tumaze iminsi twumva, abamama basenga, abapapa basenga. Ejo twakuye n'ibintu bikomeye, abantu badusengeye ijambo, badusengeye Imana, tukumva tunyuzwe n'umunezero wo kubana twenyine, tukirengagiza ko hanze hariho abantu barimo bari, tukirengagiza ko hari bene wacu bari mu byaha, ariko tumenye ko hari umukoro twati. Niyo homework yacu twasize, ni ukugarura abantu ku Mana tukabaza. amena Tukongera tukababwira ubutumwa, tukongera tukababwira urukundo rw'Imana, tukongera tukabasubizamo ibyiringiro. Kandi biragaragara ko uyu mwana yavuye mu rugo, bigaragara ko hariho n'abakristo bari mu kugenda bakaducika bakaja hanze, ariko abo kugira ngo tubagarure tukabareka, tukabacira imana, titubavugeho ibintu byiza. Irindi kosa uyu mwana yakoze, ntiyigeze yishimira kugaruka kwa murumuna we. yego Yagize tutamubwira inama, agira tutaje kumushakisha ngo amenye ahari, ngo amenye amakuru yiwe. N'igihe umwana yisubiye akagaruka mu rugo, ngo yari mu mirimo arimo akora, ngo yumva mu rugo impundu zavuze, bacuranze barimo barabyina, abantu bashashanye barimo barateka. Araza ngo ahamagara umugaragu wo mu rugo, aramubaza ati niki cyabaye, ko ndimo numva izo ngoma n'izo mpundu niki? Ngo amutekereze, n'ubyo murumuna wawe waje, yaje, papa yamwishimiye, papa yamwambitse umwenda mwiza, yamwanditse impeta y'agaciro, ndetse yabaze n'ikimasa. Ararakara, ngo arababara, yanga no kwinjira mu birori, kugeza igihe se yasohotse aramwinginga, aramubaza ati waje tukishimana tukabana. Ituza twishimira niyo hagize ugaruka, ariko akagaruka tumuziho akantu runaka yakoze, tuza tumuhoza, tuza tumurebera muri ayo mateka ya kera. Kandi ijambo ry'Imana ritubwira ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba abaye icyaremwe gisha. Ituza tubona ko umuntu waje akihana akadusanga ngo tumwumve tumwakire, so dukomeza kumurebera mu mateka ya kera, amateka ya kera, amateka ya kera. Icyo si byo twasize. Yesu yari afite ubwenge buhagije bwo kuvuga ingero kandi nziza natwe zizatubaho. Hari inza nkunda kubona mu rusengero tubamo, hakaba rimwe duterana, hakaza nk'umunyamahanga utumva ururimi rwacu turimo dukora, nubwo tugira service imwe y'Icyongereza, ariko muri ayo materaniro naho hakaza nk'abandi bantu nk'abangahe batumva ururimi turimo dukoresha. Noneho tukabwira abaririmbyi, nimuzaza muja kuririmba indirimbo, nubwo abantu batumva, muza mubanza muyisobanure, abana bo umwe wumve. Kandi mu cyumweru gishize ni urugero rwabaye, si n'ibintu by'imigani. Ukabona birabagoye, birabajena, bakishimira bo bonyine kuririmba bonyine, indirimbo barazimenyeranyeho, bakishimira kubyina igisirimba bonyine,
bakumva abo bantu ni nk'abantu babajena, ni nk'abantu barimo babatesha umurongo wabo. Ariko dutegerezwa kwakira abantu bose baje batugana kugira ngo dusangire iby'ubwami bw'Imana. Yego. Kugira ngo dusangire iby'ubwami bw'Imana. Uyu muvandimwe yari afite guca imanza muri we. Yatangiye gushyira muri umuna w'imanza, aravuga ati uyu data tumaranye iminsi ingana gutya, ndagukorera turambagira n'agasekurume kamwe k'intama, none uyu mwana, uyu iki kirara, uyu wafashe umutungo we akagenda akawufusha ubusa, uramufashe umwambitse imyenda y'ibitare, umuhaye ibintu byiza, uramuzimaniye, ukoze ibirori kubw'uyu. Guca imanza ni ibintu bitubamo, ariko Bibiliya iratubuza guca imanza. Tugomba guca imanza. Pepiniyere ya mbere, cyangwa se navuga pepiniyere nayita gute, ingemwe Imana izibona izikuramwo abantu bayo ni abapagani. Ni abapagani bariya ducira imanza, bariya twigizayo, bariya abantu tubona tugatangira kubasubiza mu mateka ya kera. Imana yo izibabona ikabona niyo pepiniyere yabo, niyo ngemwe yabo, niyo ngemwe yayo izikuramwo abantu ikagenda ikabaho. Haleluya. Amen. Tugomba kugira uwo umutima wari muri Kristo Yesu, akaba ari umutima tugira, umutima w'impuhwe, umutima wo gusanga abanyabyaha, umutima wo gusanga ababandi banena, ababandi bategera, ababandi bavuga ko bo ari abanyabyaha. Nibo Yesu yasanga, nibo Yesu yegera, nibo Yesu yegera. Yego. Nibo Yesu yegera. Nibyo. Ndetse igihe cya Daniyeli na Meshaki na Shadaraki, igihe babatoye kuja kwigana ngo n'abapfumu n'abakonikoni, iba abakolege babo bari abarozi, bari abapfumu, bari abakonikoni, nibo biganaga, ariko bakomeza Imana yabo. Yego. Kandi ntibaretse kwigana nabo mu ishuri rimwe. Ntabwo bavuze ati ntabwo twebwe twaje muri kiriya kigo kubera ko bari kumwe, ariko twebwe niyo bakubwiye turiya muntu araketse, muzi ko izo nkuru nazo zisa n'izakwiriye, uzi utangira kugenda uruhunge. Ariko umwami Yesu nizatekereza ko azatugaye, azavuga ati wowe wari ubonye ikiraka, niba ari byo abe kwegera uriya muntu ngo umugarure ku Mana, kuramuhunga, kuramunena, kuramuvaho. Uyu mwana mukuru yari afite esprit nk'izo dufite natwe mu itorero ry'ubu ngubu, zo guca imanza, zo guheza abandi bantu, zo kumva ko twihagije twenyine tutagomba gutekereza ku bandi bantu. Dusoza, reka twibaze ibi bibazo bimeze gute. Ikibazo cya mbere umuntu yakwibaza, ese hari umuntu wari wazana kuri Yesu? Yego. Wibaze mu mutima wawe uvuge ngo ese kuva nakizwa hari umuntu nari nazana kuri Yesu? Niba ari ntawe ndazana, ubu se homework yanjye nayikoze? Umwami Yesu umunsi umwami Yesu azampamagara, iyi homework nzamuha iki? Nzavuga ko iki gihe ari cyo gihe cyanje ngomba kugira icyo nkora. Hari umuntu wari wazana kuri Yesu? Naso mu gitabo cya Rick Warren kira cy'ubuzima bufite intego, avuga umunsi Isa yari arwaye. Isa yari umuvugabutumwa ukomeye cyane, wagenda afungura amatorero abwiriza abantu ubutumwa bwiza. Isa ngo aremze ageze ku mwanya wo gucikana, ngo yabonaga amurembuza ashaka ko baganira. None ngo Rick Warren yari amurwaje mu bitaro, ngo aca bugufi aramwegera cyane, amwegereza ugutwi kwe kugira ngo yumve icyo arimo avuga. Ngo yumva n'ijwi ritoya gusa, ngo arimo amubwira ngo undi muntu umwe kuri Yesu, umuntu umwe kuri Yesu, umuntu umwe kuri Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. bamenye icyo gukora icyo aricyo.
umuntu ageze mu gihe cyo gucikana mu ijambo rya nyuma karavuga ngo icyampa undi muntu umwe ngo agaruke kuri Yesu. Yaza ashaka kugira ngo mu minyago azereka umwami Yesu. Iyo ngiyo nayo niyo minyago ikomeye muri wo mwaka yagombaga gutanga, kwari ukugira ngo hagire umuntu umwe uza kuri Yesu. Icyo ni ikibazo umuntu yibaza wese, akavuga ngo se hari umuntu n'umwe nari nazana kuri Yesu? Niba ari ntawe uraza, uracyafite homework, uracyafite umukoro ukomeye, ufite ikibazo, uri nk'umunyeshuri uhabwa homework ntuyikore. Ugomba kugira nibyo. Haleluya, amen. ikibazo ese uza wishimira kubabarira abanyabyaha cyangwa abantu bacitse intege cyangwa urubacira imanza? Iyo hagize abatuvamo, iyo hagize abagwa bakaja mu byaha bagasubira mu byo bavuyemo, noneho bakongera bakagaruka, uza wishimira kubagarura cyangwa se wumva ari ukomeza kubacira imanza? Nawe rekera aho ngaho guca imanza, ahubwo bari ucira imanza, genda ubabwire Yesu, ubagarure ku mwami Yesu. Iyo niyo homo nawe ufite yo kugarura abantu, nubwo yari mu gakiza gata umurongo, ufite inshingano zo kumugarura ku murongo. Amen. Ikindi kibazo twakwibaza ngo se ufite izihe ngamba? Hari abamisiyoneri mwaba mufite mu itorero ryanyu mwohereje ubu ngubu, abantu bose ntibahaguruka ngo baje kuvuga ubutumwa, ariko hari uburyo abantu turimo kwishyira hamwe, mukareba abantu bafite uwo muhamagaro w'ivugabutumwa, mukabohereza muri ibi bihugu cyangwa hirya no hino kuvuga ubutumwa, mukagenda mutanga udufaranga duke cyane, mukabafasha kugira ngo nabo babashe kubaho. Iyo mubona abamisiyoneri aba batuzaniye ubutumwa, muzamubwira ngo bazaga gute? Abantu bahuzaga imisanzu yabo, bamara kuyihuza bakagira abo bohereza. Nicyo cyatumye tumenya ubu butumwa natwe turimo tuganira uyu munsi. Nuko hari umuntu witanze w'umukecuru iyo mu Bwongereza cyangwa muri Sweden cyangwa ahandi muri Norvege, akitanga akagira umusanzu atanga, akahuza n'undi, bakareba wa muntu ufite vision bakamwohereza muri Afurika kaza. Niba mu itorero ryawe hariho abantu bafite uwo muhamagaro wo kuvuga ubutumwa, gerageza mwishire hamwe, mukore itsinda, tugira abo tudereka. Habe n'uru rubuga rwacu, twafata abantu bamwe tukabafasha, hari abo tuzi babavuga ubutumwa, tukareba uburyo nibuze umunsi umwe kavuga ngo je sinshoboye kuvuga ubutumwa, uyu si wo muhamagaro waje, ariko wa wundi uri muri kiriya gihugu uri mushakisha abantu azana kwa Yesu, reka nebe icyo mwohereza. Hari n'ubundi buryo uza ufata umwanya ugasengera abatarakizwa. Niba uza ufata uwo mwanya, Imana iguha umugisha, ariko niba utazufata uwo mwanya, ugomba kuza usengera, ugafata umwanya wo gusengera abakiri kure. Hari ibintu byinshi twakora. Jewe nakuriye mu itorero rya Katolike, za kuba muri aya matorero ya kirokore nyuma nkuze. Hari indirimbo nyinshi ntazamenya, ariko hari indirimbo imwe yo mu ndirimbo zo gushimisha izivuga ngo iminsi irahita vuba, ngo irahita yihuta, kandi uko ihita ngo niko benshi bagira gute bapfa. Noneho munsi akavuga ngo ariko ngo hari icyo twakora, ngo tubikorana umwete. Hari ibintu twakora kandi tukabikorana umwete, bikagarura abantu ku Mana. Ushobora gufata igihe cyo gusengera abantu bari mu mwijima, ukitambika imigambi y'umwijima Satani. Ubu Satani yarahagurutse arimo arayobya benshi n'abana twabyaye, urubyiruko rwamenye Imana, ariko Satani akabayobya akabajana mu biyobyabwenge, Satani akabayobya akabajana mu gusambanya bw'indengakamere, mu butinganyi no mu bindi bintu bitari byiza. Ariko dufite imigambi yacu, harimo imbaraga, dufite umwanya, hari icyo twakora. Twasenga, wafata umwanya wawe wo gusenga, wafata umwanya wawe wo kugarura abo bantu ukoresheje amavi yawe uri gusenga. Ntabwo twese twahaguruka mu kuvuga ubutumwa, ariko Imana izakubaza ngo se niki wakoze, ni uwe mutwaro wari ufite kugira ngo ugarure bariya bene data bari. Fata igihe ubisengere,
hari umumama mu Bwongereza ngo igihe kimwe habaye ubuhenebere abantu ngo bava kumana cyane, ariko umumama umwe witwa Zuzana ngo n'undi baravuga ati ariko niki cyatumye abantu bava kumana barage ngo bafata umwanya wo gusenga, bafata igihe cyo umubyeyi ngo yari yarabyaye abana 10 kandi ngo yabaga mu rugo rukennye cyane, umugabo we ngo akaja gupagasa nawe akirirwa arimo ashakisha iby'abana barya bakorera abagiye ku ishuri n'abagaruka kugira ngo abatunganyirize n'abandi arimo arera aho ngaho. Ariko ngamba yo gusengera abana be ngo buri mwana agafata isaha arimo amusengera, buri mwana agafata isaha arimo amusengera, buri mwana agafata isaha arimo amusengera, amasaha 10 agashira arimo agenda avuga ku mwana kandi ari mu mirimo ye atahagaritse imirimo ye. Abantu benshi bazagira ngo gusenga ni ukubona umwanya gusa wo kwiherera, turi mu mirimo yacu twakomeza tugasenga. Nyuma mu bana biwe niho haje kuvamo John Bisibo wazanye ububyutse bukomeye cyane, watangije Methodiste Libre. Yego. Ubutumwa burakwira buvuye mu mbaraga z'amasengesho z'uwo mugore wasengeye abana be. Aricyo twakora. Yego. Amen. Twakora tukagarura abantu kuma. Muri Luka ibice 15 umurongo wa 10 hatubwiye ngo ndababwira ukuri, ngo ndababwira ngo mu ijuru hazaba umunezero mwinshi imbere y'amarayika b'Imana, ngo umunyabyaha umwe wihanye. Tiwatera Imana umunezero ukagira umuntu umwe uzana. Reka dufate izi nshingano, wowe wagiza kugarura ku Mana nawe ndi bihagije. Ubwo uyu musaza wari ugeze kugufa yazavuga ati nta wundi muntu woboneka umwe ngo agaruke ku Mana. Urashaka inshingano kuko hariho abenshi barimo barimbuka, nta wavuga ngo yagezaho atakongera kuvuga ubutumwa ngo agire uwagarura ku Mana. Nashatse kugira ngo mu gihe cyacu nk'uko ijambo turimo twiga rivuga gukorera Imana mu gihe cyacu, twibuke kuko umukoro wo kuvuga ubutumwa, wo kubwira abantu Yesu bakongera bakagaruka ku Mana. Reka dusoze senga Imana. Amen. Uhoraho Mana yacu ndagushimiye. Hallelujah. Abandi ni umugoroba urakoze kubw'ijambo ryawe ryiza wongeye twibutsa kuko hariho benshi barimo barimbuka, kuko dufite umukoro twasigiwe uza kuja mu ijuru. Waravuze ngo wahawe ubutware, ariko namwe nimugende mu mahanga yose. Ntabwo watubwiye kuja muri bene wacu gusa, ntabwo watubwiye kuja mu bo tuvuga ururimi rumwe gusa, ahubwo wadutegetse kuja mu mahanga yose. Haleluya, haleluya. Reka udutwara imbaraga kandi waratujanye mu mahanga ataramwe, turi mu bantu batavuga ururimi rumwe, ariko reka tubabwire Yesu, reka tubabwire ibyo twamenye, reka tubabwire urukundo rwawe, reka tubabwire kuko ibategeye amaboko babimenye babyumve, kuko Bibiliya ivuga ngo kwizera kuzanwa no kumva, kandi kumva ijambo ryawe ntabwo bakirwa batumvisha ijambo. Mana duhagurutse, hagurutse abantu benshi bagende baje kuvuga ubutumwa, hagurutse aba Paulo benshi, hagurutse aba Petero, abantu bemeye guhara amagara yabo mu gihe cyabo bakemera gupfa, hagurutse abandi ba Yohana bahagurutse bakagenda barangurura ijwi bavuga ngo nimutunganye inzira z'Uwiteka. Muri twe Mana wongere uhagurutse izindi mbaraga, wongere uhagurutse izindi mbaraga, wongere uhagurutse ubundi bushobozi, twongere tugire umutwaro wo kumenya ko hariho bene data barimo barimbuka. Urakoze Mwami mwiza kuko duhaye kongera kwibuka, ntabwo ijambo ryawe rizarimanukira ubusa, hari icyo rikora mu mitima yacu, hari icyo